bose ukora umushinga watangiriye muri Edeni utangijwe n'Uwiteka Imana ubwo yasinzirizaga umugabo imukura mu rubavu rwe imuremera mu mufasha ubunakara ko mu maraya kandi n'akabavu mu magufwa yawe. Erega uyu munsi mwiza niwo twari dutegereje twese ngo turebe ibirori by'abana bacu bagiye gushinga urugo. Muri Ubukwe nibwubawe na bose ukora umushinga watangiriye muri Edeni utangijwe n'Uwiteka Imana ubwo yasinzirizaga umugabo imukura mu rubavu rwe. Muri hano rero twavuye impande zitandukanye, ariko ndagira ngo mbanze menyesha abantu batuye hano ko mwasuwe n'abantu bakomeye. Mwasuwe n'abantu bakomeye, kugira ngo mwatangiye kubibona, ariko mwasuwe n'abatagatifu, mwasuwe n'intungane. Rero uri kubavugisha nitwa Bakundukize Silvani, nkaba narabyawe n'Imana, nkaba ndi umukiranutsi, nkaba narabyawe ubwa kabiri, nkaba narizeye igitambo Kristo yatanze rimwe, nizera ko Imana yambabariye ibyaha biciye muri Kristo mpinduka intungane. Nguwo umwirondoro wanjye. Ubu ndi umwana w'Imana, ntacyo mbazwa gihereranye no kuzarimbuka. Imana ishimwe. Natangiye mvuga nti mwagize amahirwe bo kuri uyu musozi. Ijambo ry'Imana ryo rigaragaza rivuga yuko ibirenge by'abavuga ubutumwa bwiza iyo byageze hano. Ubu nyine habaye hacu. Muri hanganira uko mwatangiye mubibona, ni ikimenyetso kigaragaza yuko abera bahageze. Dufite rero gahunda, ariko mbere yuko dutangira izo gahunda zose reka ngira ngo tubaze tubibwire, tunabereka n'abantu batugendereye, noneho nyuma dukomeze na gahunda. Ndagira ngo tubereke abashyitsi babasuye cyangwa se abantu babasuye naho bakomoka muri rusange. Ntabwo tujya muri detail yabo cyane, ariko reka nsaba abantu baturutse Rusizi bose bahagurukire rimwe. Abakiranutsi baturutse Rusizi ni ukuvuga mu karere k'Iburengerazuba, Cyangugu, mwababonye, Gisenyi, abavandimwe baturutse i Kigali baje kwizihiza uyu munsi mukuru, nibahagurukire rimwe bose. Murakoze cyane. Ibyishimo kandi bifite n'impamvu cyane ko ibyishimo byacu buriya ahantu byatangiriye. Ibyishimo byacu byatangiye igihe Kristo yazaga, kuko nibwo yaje gutanga amahoro mu mitima y'abantu, mu gihe abantu bishakashakishirizaga kugira ngo barebe ko hari icyo byabamarira, biza kurangira ntacyo bagezeho. Kuko buri muntu wese, namwe ubwanyu murabizi neza, ibyo mwagerageje gukora byose nta na kimwe kigeze kigira ku nyota yawe yuko ushobora kuzabana n'Imana. Rero umunezero ni mwinshi, ngira ngo mwanabibonye yuko abantu babyinnye bakinya akadiho. Kubw'uwo munezero rero dufite n'undi munezero wiyongeraho wa bene data bashinze urugo. Niyo mpamvu iyo gahunda nayo twifuza ko nayo twayinjiramo, kugira ngo n'uwo munezero nawo tuwugeremo. Hari bene data bamaze iminsi bafite umushinga wo gushinga urugo,
ubwo rero nabyo biri mu bintu byatuzanye kugira ngo twishimire uwo munezero wo gushinga urugo. Nabyo ni Imana ibyemera. Nihuse rero dufite bene data barushinze baranavukana. Baravukana ariko bafite umubyeyi utari uwo ku mubiri, bavukanye muri Kristo Yesu. Niho bavukanira, n'umubyeyi wabo ni Kristo. Abo bageni bacu turagira ngo rero arutwa Clotilde ndetse na Edizo, abo ni bari bamaze iminsi bafite uwo mushinga. Rero twaje kugira ngo hakorwe igikorwa cy'imiryango mu buryo bwo kugira ngo nabo bahabwe icyubahiro cyabo muri iki cyicaro. Twebwe ibyacu nta binyoma bizamo, igikorwa cyarabaye igihe bemeranywaga, si no kwemeranywa gusa, byanabaye kera, kuko Imana ikimara kwemeza yuko ishyizeho umuntu yari yanemeje yuko uyu munsi uzanabaho. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Ikije kuba rero ni ukugira ngo tubyizihize, ndetse namwe babyeyi muhabwe icyubahiro cyanyu mukwiye. Rero uyu mwanya umuryango wo kwa Rugamba Deo ari we wasabwe umukobwa, ndetse n'umuryango wo kwa Birasa Didasi bahuriye hano muri icyo gikorwa, ariko bafite ababahagarariye mu buryo bw'ibifatika. Turasaba kugira ngo mu by'ukuri Kasiyani ari we uhagarariye umukobwa atwakirire umuvandimwe Itsindashyaka, bitangire imisango. Nkabasuhuje n'abashyitsi badusuye ndetse n'inshuti n'abavandimwe baje kubana natwe muri uno munsi mukuru dufite, ko twakize urupfu tukaba turiho kandi tukaba tuzagumya kubaho none n'iteka ryose. Yesu Kristo umwami w'icyubahiro nakuzwe mu isi no mu ijuru. Nyene data Honesty Karame, ndagusuhuje mu ndamutso y'abera, mwami wacu nahimbazwe iteka ryose. Twagiye tubona rero nawe uraje. Yego, sinzi niba nawe ikikuzanya ari ugusingiza iyo neza Imana yagize. Yego, icyakora hano muri uno muryango w'Imana wimusha itorero Imana yahashinze, turakwakiriye ugubwe neza. Imana ishimwe. Amazina yanjye utanze ni Mutagatifu Theodose Mutsindashyaka. Impamvu yitwa Mutagatifu Theodose Mutsindashyaka no kumbuka kuma mutagatifu, amazina y'ababyeyi Theodose Mutsindashyaka, Kasiyane n'umuryango bari kumwe, mpagarariye umuryango wa Birasa niwo mpagarariye, ndetse nk'uko bivuze tuje mu itorero ryanyu rya Musha, twakiriye, muduhaye ikaze, muduhaye karibu, tubishimiye Imana. Wavuze ngo niba ufite icyo uvuga, niba ufite ijambo, niba hari ikikugenza wakitubwira. Nzi neza ko uri umutagatifu, ndetse kandi kuri uyu musozi nzi ko havuka abatagatifu benshi, kuko Imana ihafite urubyaro. Kasiyende batuganire turebane. Yego, ndanezerewe rero, ndetse nejejwe n'ikaze n'uko mutwakiriye. Ni umunezero mwinshi, n'ibyishimo byinshi. Turagenzwa rero n'amakuru meza
turagenzwa inkuru nziza cyane cyane uko avuze inkuru nziza ari ubutumwa bwiza. Turakomeza ariko turagenzwa nuko umuryango wanyu ndetse n'itorero rya Musha habonetsemo abatagatifu, habonekamo abahungu n'abakobwa bavutse ku miryango ya hano ariko bavuka no ku Mana. MC yavuze ko abahungu bacu n'abakobwa bacu babiri bavukana ku Mana, bavukana ku Mana ntabwo bavukana ku babyeyi. Iyo mpagara umuryango wa Birasa rero naje rero nje gusaba umugeni itorero rya Musha ndetse n'umuryango muhagarariye ko umuryango umukobwa mufite avuka ku babyeyi, ku Mana aho nta kibazo byagenze neza, ariko ku babyeyi birakwiye ko nabyo bigenda neza. Niyo mpamvu rero bagushyira ngo bagare umuryango, nanjye bagare umuryango, naje nje gusaba umugeni mu muryango muhagarariye. Nayo makuru igihe tugenza. Murakoze cyane. Nendaga kubaza niba nyirizina abageni dufite ni benshi, ubu ukeneye muri bo nindi? Umugeni dukeneye n'uwitwa Niyubahwe Clotilde. Niyubahwe Clotilde. Yego. Niyubahwe se ko amaze iminsi yarapfuye? Urakoze cyane. Nk'uko bivuze ayo makuru ndayazi, ndabizi ko yapfuye umunsi Kristo apfa barapfanye, ariko n'umuhungu wacu nagize Imana Edison naye bapfaniye muri Kristo, bapfiriye icyarimwe, ariko Kristo azutse barazukanye. Cyeka utazi amakuru kuko yaba yarazutse, ariko nuba yarazutse yazukanye na Yesu ndetse bajyana mu ijuru aho batuye, ariko aracyambaye umubiri, uwo mubiri utuma agaragara hano ku isi. Rero ubwo rero ndasaba Clotilde utuye mu gihugu cyo mu ijuru, ariko wambaye umubiri we ugaragara hano mu isi, ariko mwuka we n'ubundi uri kumwe na Yesu mu ijuru. Kereka nimba ayo makuru utayafite ukaba utayazi, ariko urayazi. Nahoze ngira ngo waba wibeshye. Oya, ntabwo nibeshye. Nk'uko bivuze nyine yari amaze iminsi apfuye. Yego. Uwo ari we kera yarapfuye. Yego. Ariko uvuze ko amenya amakuru ko yongeye kubaho. Yego. Arahari. Imana ishimwe. Kandi utubwiye yuko nendaga kukubaza ntese uwo muhungu mushaka nawe iby'urwo rupfu no kubaho yaba bizi, ariko urabihamije ko nawe burya igihe Kristo yapfaga bapfanye. Barapfanye rwose. Ndetse azutse nawe barazukana. Yego. Nta cyatuma abo bazuke uwo muzuke wawe tutamwemerera kumuha umuzuke wacu. Imana ishimwe cyane rwose. Rero Clotilde hari aho yambariye umubiri, nubwo kuri ubu ari umunyamwuka, ariko nanone hari aho yambariye umubiri. Yego. Hari aho Imana yashimye kumunyuza kugira ngo uwo mubiri awambare. Ni mu muryango wa Rugamba. Nifuzaga rero ngo ngusabe, hari ibimugomba kugira ngo uwo muryango we bamukwemerere. Itorero ryo riramukwemereye. Yego. Kubera ko umuhungu wawe yujuje ibyangombwa, ariko nanone turasaba ngo izo mpano iminani igomba uwo muvandimwe, uwo mukobwa wacu, zimugomba kugira ngo zihabwe uwo muryango. Mbese iyo minani yibanze uwo muryango urazikeneye. Itorero turamukwemereye, ariko umuryango ukeneye izo mpano n'impano n'ibindi byose kugira ngo ube wakwemerera uwo mwana wavukiye mu ijuru. Ariko umuryango wanyu, umwana avukamo ku mubiri, ni umuryango mwiza. Ni umuryango mwiza ku buryo nzi ko
ntabwo kudushingira uwo mukobwa bishingiye kuri ibyo ngibyo, nzi ko bitanahari mwamudushingira. natwe twavuze ko ari impano. Mwabanje rero mukasabira umuryango avukaho, ukanyemerera ko utwemerera umugeni, ahasigaye iby'Imana yagiye kuza kubaha by'impano n'impano n'inkwano byose twabibaha. Ko niyo tutabibaha muzi neza ko mufite umuryango mwaherewe ubuntu, sibyo? Ijambo ryavuga ngo mwakijwe n'ubuntu bwo kwizera, ibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana. Ibyavuye no ku mirimo, kuko Imana yaremye itemeye imirimo myiza, iyo Imana yiteguye kera ngo twigenderemo. Natwe hari imirimo nyine dukora ariko tumaze guhererwa ubuntu. Murakoze cyane. Erega muvandimwe, Yego. Imana ntabwo ari kungirira icyizere ngo umuryango kwa rugamba wo ubure kutingirira. Yego. Buriya ubwo nakwatse izo mpano baba banyizeye ko ibyo nemera nabo bari bubyemere. Murakoze cyane. Woweho kora ibyo, kandi niba ari ntazo nabwo uratubwira. Yego. Ariko niba zihari zizane tuzibashyikirize. Reka se imiryango tubahoze ibiganza bashimira Imana. Umuryango wa rugamba, impano turazibonye, ariko nanone ndatekereza ko wacu waba wamuzanye wamutuzanira akaza akaturamutsa, maze n'umuryango wa rugamba umufitiye amatsiko. Niba ari nta waje kandi wagenda ukababwira ko twabemereye umugeni, ariko abaye ahari wamuzana akadusuhuza. Murakoze cyane. Kase uwo rwose Yesu Kristo. Egizo baje batubwira yuko ari wowe waberetse umukobwa wacu, batubwiye yuko kandi umwifuza, ariko hari ibyo yakuvuzeho, ariko ubwo nawe wiziye mbese mukaba mwazanye umukobwa wacu, ni umunyacyubahiro ndetse arakomeye, ni umukobwa ufite ububasha bwo kuba mu isi ariko akaba aba no mu ijuru. Mbese afite ubwenegihugu bubiri, afite ubwo mu isi akaba afite n'ubwo mu ijuru. Wowe imbere y'imbaga y'abantu uri muntu ki washobora kubana n'uwo mukobwa w'igihangange umeze gutyo? Ngaho iri cyo umenyesha imbaga iri aha ngaha, nibumva koko usibye ibyo Theo yakuvugiye, nawe ibyo uvuga nibyo biri kuduheshe kuba umukobwa wacu, cyangwa se tukaba twanaguhakana. Aho ugira icyo ubwira imbaga y'abantu. Yego. Nishimira yuko nanjye nagize kubaho rimwe ariko mbaho mu ivuko bitari bikiranutse. Noneho rero bavuze yuko ari gupfa n'ukozo. Aba rero iryo vuko naje kujya itari bikiranutse, Kristo yaraje kunkiranukira. Yaje ndetse kunkiranukira ku kanini na gatoya, kugira ngo njyewe nyine utari uvutse nkiranutse mbayeho mu buzima nyine kijijwe. Ubwo rero yankiranukiye, yemeye no guhabwa n'igihano nari nkwiriye cy'iryo vuko nagize ritari rikiranutse. Niko gupfa apfira njyewe ndetse akanazuka
kugira ngo njye nimwemera nzabe mpawe iyo mpano yo gukiranuka kw'Imana. Ubwo rero nanjye ubwo Kristo yampfiriye akampa ndetse kumwizera, nicyo gituma nanjye mbasha kuba naba ndiho, ndi muzima, ndi muno mubiri, ariko mu buryo bw'Imana nanone ndi no mu ijuru mbikesha Imana yatanze Kristo nyine agapfira njyewe ndetse akanazuka azukira njyewe, n'ikimenyetso cyo kugira ngo mbeho nuko kumwizera byonyine bizatuma mba mu ijuru ndi no mu ijuru. Bisha gushimira Imana. Nibakunjanire hariya aho baguteguriye ko nibabona ukwiriye umuhabwa tugiye gutumiza ku mukobwa wacu kandi nezerewe ndanezerewe cyane kuko yancukuye Imana ishimwe. Barangajwe imbere n'umuvandimwe Tonesiti, turi gutanga imyanya y'amashimwe. Tonesiti aza gusaba ijambo, atubwira yuko muri iki gitaramo twamuha ijambo akagira icyo ashimiraho Imana ariko n'icyo adusaba. Yashimiye Imana ko ari umutagatifu, ariko ko hari n'abantu bazanye, harimo abakijijwe bavutse ubwa kabiri, nabo baba mu isi bakaba no mu ijuru. Ahita arabanguranya ako kanya tubwira n'icyifuzo afite, kubera nanone iyo mpamvu yo kuba mu ijuru no mu isi nibyo byamuhesheje ijambo mwari no teraniro, ariko binamuhesha ijambo ryo kugira icyo yadusaba. Ari igihangange kubera ko avuka ahantu hakomeye, hari ibyo wumva hatagira ibyago, hataba amarira, hataba urupfu, ngo umuntu avuka mu ijuru, icyakora akaba aba no mu isi. Aratubwira ati yitwa Edizo umutagatifu. Tubwira yuko uwo muntu ari gushaka umukiranutsi wo mu itorero rya Musha witwa Niyubahwe. Mwene data Niyubahwe, Edizo uramuzi? Yego ndamuzi. Niyubahwe umuziho iki? Nzi neza ko akiranutse nawe ari umwana w'Imana. Batubwiye rero ko atari aho ngaho gusa bigarukira, usibye ko yaba akiranutse, abatunganya imbere y'Imana, avuga ku Mana. Anatubwiye yuko nyine agushaka. Mbese uremera urwo rukundo ruremereye rwa Edizo kurwakira? Yego ndabyemera. Arahamije ngo ararwemera. Urwari ruremereye cyane nanone ngo rwari urwa Kristo yararwakiriye, urwa Edizo rwo ntiyananirwa kurwakira rwose, yarwemeye. Batubwiye rero yuko uyu munsi baje kugusaba no gutanga iminani yose, kandi nk'uko Isaka byamugendekeye bagiye kumusabira Sara, ako kanya Eliyezeri yarahise ko amutwara, Isaka aramujyana ajya kumurongorera mu ihema rya mama we. None muvandimwe Niyubahwe, uremera kujyana na Edizo mu ihema abayemo, mugafatanya ubuzima tutazi uko bungana bwo kubaha Imana muri no minsi y'imperuka? Urabyemera? Yego ndabyemera. Imana ihimbazwe. Erega abera bari beza, nta bindi bibazo, yego yabo aba ari yego. Edizo, ngwino urebe umugeni wawe uzi kandi ko ibyo umwifuzaho arabikwemereye, ngwino umutware. Mugabane Imana ishimwe cyane
mwanya muto tuzabona umunezero Imana ishimwe ngo mwijura bera tuzamurika wacu Yesu kazakabikika umwitegure ukazagaruka vuba Imana ishimwe cyane. Ni ukuri Imana yaravuze ngo aho babiri cyangwa batatu bateraniye bari kuyambaza mu izina ryayo ngo Imana irazikabana nabo. Dore itorero mwaribonye, nimugende mwubaha Imana ibindi Imana izabikemura. Abageneye impano mu by'ukuri namwe murazikwiye hakurikijwe ibyo mureba. Ibi bintu ni byiza cyane. Rero turasaba ababyeyi ba Edizo ko bahaguruka. Edizo turasaba ko begera hafi. Iyo turi tunyurwa na Yesu mukuba twiyungura ntitwakwiyungura kugira ibyishimo tutazinuzwiza igira umwizera mundi umwizera umenga itume hose umwikiye Yumwizera tuzajya ishimwe turi kumwe agendana tuzagendana n'Uwiteka dore nuko bizaba bimeze. Ibi tubibona tukiri hano ubu turi butahe, ariko nitugerayo ntawe uzongera kuvayo, tuzabana n'Imana karamata. Ni isezerano yaduhaye kandi birakwiye. Imana ishimwe rero.